Reka mbasuhuze mbifurize ibihe byiza mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byiza tubagezaho kuri chaîne yacu ya YouTube FH The Genius. Nkuko bisanzwe nitwa Hakizimana Faustin, mumenyereye rero ko tubagezaho ibiganiro bicukumbuye ariko nanone tukabagezaho n'amakuru agenda avugwa hirya no hino ku isi dutuye. Mu by'ukuri hari inkuru y'akababaro ngira ngo mbagezeho ijyanye n'ibiza kamere bikomeje kwibasira isi yacu dutuye ndetse bigahitana ubuzima bw'abatari bakeya. Nk'ubu ngubu igihugu cya Canada mu mujyi wa Vancouver kuva kwa gatanu kugeza uyu munsi kibasiwe n'ubushyuhe buri ku kigero cyo hejuru cyane, ubushyuhe bukomeje guhitana abantu benshi cyane muri uyu mujyi wa Vancouver nk'uko namaze kubibabwira. Inshuti bavandimwe, ikigo cya gendarmerie ndetse n'igipolisi cyo muri Canada by'umwihariko muri uriya mujyi wa Vancouver kimaze gutangaza ko abantu nibura basaga 134 bamaze gupfa bahitanywe n'ubushyuhe bukabije nk'uko turi kubisoma kuri iki kinyamakuru L'Express. Igipolisi gikomeza kivuga ko kuva kuwa gatanu w'iki cyumweru cyashize kugeza kuwa kabiri w'iki cyumweru turimo ubushyuhe bwazamutse cyane bugera ku gipimo cya °C 49.5. Mu by'ukuri ibintu bidasanzwe ndetse abantu bagakwiye kwitondera cyane, hanyuma tukishyira mu maboko y'Imana tugasenga cyane kugira ngo ubu bushyuhe bukomeza kwibasira aba bavandimwe bugabanyuke, ndetse by'umwihariko dusaba Nyagasani kugira ngo abakize iki kiza kamere, kuko burya iyo umuturanyi wawe arwaje icyo gihe nawe urumva ko ni wowe ubutahiwe. Icyo gihe rero icyo busabwa kureba icyateye uburwayi bw'umuturanyi wawe kugira ngo nawe butakugeraho. Reka rero twese hamwe dukomeze dufatanye twifashishije isengesho kugira ngo Imana ikize abavandimwe ibi biza kamere. Mu by'ukuri iki gihugu giherereye muri Amerika y'Amajyaruguru byagiye bivugwa cyane ko cyagiye kibasirwa n'ibiza kamere bitandukanye, ariko kuri ubu ikivugwa nuko ari ubushyuhe buri ku kigero cyo hejuru cyane bukomeje kuzonga abaturage bo muri iki gihugu, by'umwihariko muri uriya mujyi wa Vancouver nk'uko nari maze kubibabwira. Iki kinyamakuru L'Express gikomeza kivuga ko mu by'ukuri uriya mujyi wa Vancouver utari warigeze ugira ubushyuhe kugera kuri kiriya gipimo, ariko ko kuri ubu ngubu bikabije cyane. Ibi byatangajwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'uriya mujyi wa Vancouver Bwana Steve Addison mu itangazo yanyujije mu bitangazamakuru bitandukanye bya hariya muri Canada. Abantu bakomeje kwibasirwa cyane na buriya bushyuhe bukabije cyane ahanini ni abantu bari mu myaka yo hejuru, birumvikana ko ni abakecuru n'abasaza nibo bakomeje kugirwaho ingaruka cyane na buriya bushyuhe bwo muri kiriya gihugu cya Canada, by'umwihariko muri uriya mujyi wa Vancouver. Ubushyuhe rero L'Express ikomeza ivuga ko abantu byibuze kuva kuwa gatanu abantu 233 bose bararembye bihambaye ku buryo bari kugaragaza ibimenyetso by'uko bashobora kubura ubuzima. Muri abo ngabo kandi kugeza kuwa kabiri 130 bamaze kwitaba Imana. Kugeza ubu ngubu turiho tubibabwira bamaze gupfa abagera ku 134 nk'uko nabibabwiye haruguru. Ikinyamakuru L'Express gikomeza kivuga ko Bwana Mike Kalange avuga ko bagiye kureba no mu bindi bice byegereye uriya mujyi cyangwa bihanye imbibi n'uriya mujyi wa Vancouver ko abaturage baho bameze neza cyane, ko ubushyuhe buri gukomeza kwiyongera, ndetse bakavuga ko batazi igihe ubushyuhe buri bugabanyukire cyane ko bukomeje kwiyongera cyane. Nshuti bavandimwe, isi yacu yagiye yibasirwa n'ibiza kamere byagiye bihitana abantu batandukanye, imitingito, ibicurane by'ibiguruka, hari ibicurane byirabura, hari za mugiga, indwara nyinshi cyane zitandukanye za Ebola. Murabizi hano hafi yacu muri Kongo yari imaze iminsi ivuza ubuhuha, nubwo muri iyi minsi bisa naho icwekereye. Ubu ngubu rero ikivugwa cyane ni COVID-19 nayo, by'umwihariko murabizi ingamba zagiye zifatwa cyane ko iyi COVID nayo ari icyorezo gikomeje guhangayikisha isi. None dore hakurikiyeho ubushyuhe buhambaye bwahereye muri Canada mu mujyi wa Vancouver. Ibaze kuva kwa gatanu kugeza uyu munsi abantu 134 bamaze gutakaza ubuzima cyangwa bamaze kubura ubuzima kubera buriya bushyuhe bukabije, ndetse bikaba bivugwa yuko abantu basaga 233 nabo bari kugaragaza ibimenyetso by'uko bashobora kubura ubuzima kubera buriya bushyuhe. Reka twese hamwe rero twishyire mu biganza by'Imana dusenge turebe ko Nyagasani yadukiza ibi byorezo. Reka mbashimire rero mukomeze gukora subscribe kuri chaîne yanyu mukunda cyane FH The Genius. Natwe ntabwo tuzabatenguha, tuzakomeza kubagezaho amakuru yose
uko yakabaye. Nitwa Hakizimana Faustin, mugira amahoro.